Yesu ndaje unyoze mu maraso yawe ayo waseseye Golgotha unyereke umusaraba mukiza unyambutse igikombe cy'urupfu gishishana Yesu ndaje unyoze mu maraso yawe ayo waseseye Golgotha uri kwambuka igikombe biraruhije. Yesu ashimwe. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu ngo mugire amahoro. Mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana twongeye kugirirwa amahirwe yo kwiga muri ano masaha ngo ubuntu bw'umwami Yesu ubane natwe ubwo kwiga ijambo ryayo. Mbahaye ikaze mu gitabo cy'umugenzi aho dukomeje kwiga icyigisho cya 11 cyitwe ukuvuga ngo inyumba nziza. Ni icyigisho twize kabiri, ubu ni gatatu tugiye kugisoza. Reka mbere yo kugira icyo tuvuga cyose dusenga Imana. Uhoraho Imana ikomeye habwa icyubahiro, tugushimira urukundo rwawe, tugushimira uburinzi bwawe, tugushimira by'umwihariko umugisha twagiriye mu nyumba nziza yawe. Turimo dusoza icyigisho inyumba nziza mu gitabo cy'umugenzi. Twabonyemo ibintu byinshi cyane, twabonyemo ba mwigengesero, twabonyemo babwiriza nka ba muryerye, twabonyemo ba mwubahamana, ba mwirinzi, ba nyirarukundo. Twabigiyeho ibintu byinshi cyane, ariko ikindi twiyashimishijwe n'ibiganiro byaho n'uburyo twakiriwe. Ibi byabaye mu buryo bw'inzozi. Twifuza umunezero mu bwami bwawe, uduhe kwitegura bishyitse ngo tuzabe mu bwami bwawe. Abana bawe turi ku rugamba rukomeye cyane muri uru rugendo, utwongerera imbaraga. Umuntu wese witeguye kumva iki cyigisho, ni ukuri ubuntu bwawe bubane nawe mu izina rya Yesu, amen. Duherukana rero tubona mu Kristo bamaze kuganira, baraganiriye mu gihe abandi barimo bateka ibyo kurya mu gikoni, no mubyibuka. Bavuye guteka ibyo kurya mu gikoni, baza baganira ngo abatetsi baraza bararura. Twabonye ko ibyo kurya byari bitetswe si yari imyumbati n'ibishyimbo, si byari ibijumba, ahubwo ryari ijambo ry'Imana ryateguwe neza ku buryo bwuzuye. Ngo iryo jambo ry'Imana ributse amagambo bavuga ngo baganiraga ku bya nyiri uwo musozi, impamvu yubatse n'ineza ye. Twikubona ngo uburyo ijambo ry'Imana abantu babwiriza, amakora aririmba, abigisha bose bakwiye kwigisha iby'urukundo rwa Yesu, ibyo gucungura abantu kwe, ibyo kubangwa kwe n'iby'umuzuko we, n'ibyo kurangira kw'amateka y'isi abana b'Imana tugiye mu bwami bw'Imana. Nta bindi biganiro bikenewe muri uru rugendo, nta zindi imbaraga zikenewe uretse zo guhumuriza imitima itentebutse tuyibwira amagambo y'Imana. Ngo igihe bavugaga ngo ibi bintu, ngo mu Kristo nawe ngo yavanyemo umuzingo arabubereka aravuga ngo nanjye nizera ibyo ngibyo ko biri mu gitabo, ko biri muri uyu muzingo yampaye. Twashoje rero tubona ngo burije ijoro rigeze mu gicuku, ngo bafata mu Kristo bajya kumuryamisha hejuru mu cyumba cyo hejuru, ngo ahantu ngo hari idirishya ryaho izuba rirasira. Izuba Yesu gukiranuka. Ngo bamujyanye mu mwanya waho ashobora kubonana na Yesu neza, mu bintu bitari mu mugore kugira ngo yumve iby'Imana. Ngo bagiye kumuryamisha mu cyumba cyo hejuru ahantu izuba rirasira. Nuko aharyamye aho izuba rirasira, mu Kristo arasinzira yicura mu gitondo, arakanguka araremba ati mbega abagenzi nkanjye dukundwa dutyo se? Abadukuyakuya indirimbo mwumve neza. Mbega abagenzi nkanjye dukundwa dutyo se, akadukuyakuya atubabarira, yandihiriye ibyaha none uba aha yampaye kuba ahereranye n'ubwiza bwiwe. Ibyo yavugaga ni indirimbo nyine z'abana b'Imana. Yaye matungurwa n'ineza Imana yamugiriye. Ubundi igihe cyose twicaye mu nzu y'Imana, iyo twicaye aho tubonana n'Imana, igihe twiga amagambo y'Imana, dutungurwa n'urukundo rwayo. Arimo aririmba, bose barakangutse, bamara umwanya baganira, bamubaza kugenda, bamubuza kugenda bataramwereka ibitangaza by'aho hantu.
mubuka ko ahageze nta kintu kimwe bahamwerekeye uretse kuganira gusa no kuharira nta kindi kintu babonye. Rero bukeye mukristo yashatse gukomeza urugendo baramubuza bataramwereka ibitangaza byo muri iyo nyumba nziza. Babanza kumujyana mu nzu y'inyandiko. Aya magambo mwumve neza tugeze ahantu bikomeye cyane. Babanza kumujyana mu nzu y'inyandiko bamwereka inzandiko zahozeho kera cyane. Muri izo nibuka ko babanje kumwereka urwandiko rwanditsweho amasekuruza y'umwami nyiri uwo musozi. Ahangana ni mu nzu y'Imana. Nabwiye ko mu nyumba nziza ni mu itorero, ni mu itsinda aho abana b'Imana babahuye bagiye kujambura bagiye kwiga. Nabwo ati oya wikiruka ngo bidusiga. Cyane tweke ibitangaza by'ahangaha. Batangira kumwereka kuva kuri Adamu kugeza kuri Yosefu wabyaye Yesu. Batangira kumwereka inzandiko z'amasekuruza ya Yesu. Bamubwira ati se buryo uziko Obedi, uziko Rusi, uziko Bowazi, uziko Dawidi, Yesayi, batondeka ibyo bisekuru agenda bimusobanurira. Babisobanura uburyo ki by'Imana agiye hanura mu buhanuzi bakera byagiye bikurikirana. Bari mu nzu y'Imana. Ntago bana b'Imana kwe kuba injiji zitazi by'amateka, zitazi by'ubuntu bw'Imana bwagiriwe aho bwakomotse. Nubwo kumenya amasekuruza Yesu bitadukiza, ariko nawo ni umutungo dukwiye kugira kuko twavana ibindi byigisho mu kwiga amasekuruza ya Yesu. Tumenya ko Uwiteka turabana ku butoni kuko Rusi ari mu bantu Rusi ari mu bantu bavutswe n'umucunguzi nubwo yakomokaga mu banyamahanga. Muramwibuka? Bowazi murabibuka? Imiryango utapfa gusobanukirwa itari izwi mu buryo bukomeye mu muryango wa Yuda. Yuda si yari imfura, se n'umuhererezi kwa Yakobo. Nta n'ikindi yakoze aho tumubona agira neza n'ahantu yagiriye impuhwe Yosefu muri Egiputa Cad. Muri izo nibukamo iby'amasekuruza y'umwami nyiri uwo musozi yerekana yuko umwana wiyahozeho kera kose kandi no kuvuka kwe ko uko kwari kuri kera kose kandi harimo n'ibyo yakoze byinshi n'amazina y'abana magana menshi yashatse kandi yuko yabatuje mu mazu adasazishwa n'ubukuru cyangwa kandi ikindi cyose cyonona ibyo muri iyi si. Bavuga iby'amasekuruza Yesu byamubanjije mushushanya, bavuga no kuruhuka kw'abana b'Imana ahantu batuye umunsi. Aha bavuzemo Eliya, bavugamo Enoki, bavugamo Mose, barahana amazu adasaza aho badakenera gusakambura ngo sakare muri bushyashya. Turabyumva nitugera imbere. Maze bamusomera ibyiza bamwe mu bagaragu b'umwami bakoze, yuko batsinze abami bakoze ibyo gukiranuka, bahawe ibyasezeranijwe, bazibye iminwa y'intare. Bamusubiyemo igitekerezo cya Danieli, bamubwira ukuntu hari abantu bizeye Uwiteka, hari umugabo wa Babuloni mu bunyage akizera Uwiteka, bikageraho bamuta mu rwobo rw'intare, intare ntizimurye iminwa ikabumbwa. Bamwibutsa ibitangaza by'Imana. Bazimije umuriro ugurumana, bamubwira ibyaha byakera Meshaki na Abedenego. Ati n'abandi bizeye Imana babata mu muriro, aho yanga umuriro bakongore, umuriro utakaza imbaraga zawo. Baramubwira aha bari kuyigira mu nzu y'Imana. Bazimije umuriro ugurumana, bakize ubugi bw'inkota, bakuye mu ntege bagahabwa intege nyinshi, babaye intwari mu ntambara, banesheje ingabo z'abanyamahanga. Hano barimo bamusobanurira intwari mu byo kwizera. Nabwo rero ibintu turimo ibintu wizeye kuyobokura urugendo rw'umwami wacu ntabwo wewe wenyine ubikoze, hari abandi babibanjije, hari abandi babikoze mbere yawe. Humura iyi nzira urimo, nubwo ubona isize amaraso, nubwo ubona hari abayiguyemo benshi, nubwo ubona isuzuguritse cyane, ariko hari abayibanje kandi baratsinze. Uyu munsi babikiye ikamba ry'ubugingo. Aba bose baracyategerezanyije n'abandi ko tuzabona ibyasezeranijwe twese icyarimwe. Bari bari kumusomera Abaheburayo igice cya 11. Maze basoma ikindi gice cy'inzandiko zo muri iyo nzu cyerekana yuko umwami wabo akunda cyane kwemera umuntu wese uko ariko kose, nubwo mu bihe byashize yaba yaracumuye cyane agatuka ibyo yakoze. Kandi muri izo nzu harimo ibitereko byiza bindi byinshi bibyerekana Kristo, ibitereko by'ibyabaye kera n'ibya vuba.
bamubwira kandi yuko umwami ntiyita ku mateka yacu yashize. Igihe tumusanze cyose twiteguye kwakira imbabazi ze, twiteguye kwakira ubuntu bwe, aratwakira. Ibi nayo bimusobanurira hano ikintu yari kwigira ubugira neza bw'Imana no gukomera kwayo. Hano hantu nanone nahita rya torero ryari mu butayu, aho Uwiteka arimo yigisha Abisirayeli kugira neza kwe, gukomera kwe, imbabazi ze, ngo bazarusheho kumwiringira mu gihe bizaba ari ngombwa ko bikomeye. Babona ibintu byose byarangiye, abibutsa ukuntu yabacishije mu nyanja itukura, abibutsa ukuntu yabagabura imyaka 440 badahinga, ngo bazamwiringiye n'ikindi gihe. Nicyo abantu bakoraga mu Kristo, bamwereka buri kimwe cyose. Bukeye bwaho bamujyana mu nzu y'intwaro, bamwereka intwaro nyinshi z'amoko yose umwami wabo yateguriye abagenzi: inkota, ingabo, ingofero, ibyuma n'ibikingira igituza, no gusenga k'uburyo bwose n'inkweto zidasaza. Bamweretse kandi muri urugendo ibintu twifashisha. Dukeneye intwaro, inkota, icumu, ingabo, ibikingira igituza. Bagireka ngo isengesho, bavuza inkota, bagireka n'isengesho. Abana b'Imana igihe baganiriye, bagomba no kuganira uburyo bagomba gutsinda, bagomba kuganira imitego y'umwanzi n'ibiyitsinda. Twabonye yuko bamubaje ngo iyo umwanzi aguteye utsinda gute? Iyo nitegereje mu ijuru biranesheka, iyo ndebye kuri uyu muzingo umwami yampaye biranesheka, iyo ndebye kuri iyi kanzu nambitswe biranesheka. Ngo bagenda bavuga ngo izi ntwaro ni iz'umwami yateguye abana bakifashisha mu gihe bari ku rugamba. Izi ntwaro abana b'Imana bakwiye kuzimenya zo kugendera muri iyi nzira, kuko ibitero by'umwanzi byo ni byinshi kandi birahari. Mukristo mu nyumba nziza bari kumusobanurira buri ntwaro yose. Ubundi we mu rugendo rwawe ushuteho neza amatwi, ni iyihe ntwaro utwaye igufasha kunesha urugamba uri mu rugendo? Kandi muri iyo nzu hari intwaro zirangiza abantu bangana inyenyeri zo mu ijuru ngo barwanire umwami wabo. Kandi bamwereka ibyo bamwe mu bagaragu b'umwami bakoresheje ibitangaza, bamwereka nk'inkoni ya Mose n'ibindi n'amakondera muri Gideyoni yarindukishije ingabo z'Abamidiyani, n'igufa ry'urukenyerero Samusoni yakoresheje igitangaza bikomeye. Kandi bamwereka n'umuhumetso n'ibuye Dawidi yicishije Goliyati, bamwereka inkota umwami wabo azicisha wa mugome ku munsi wo kugarukiraho agafata umuhigo. Kandi bamwereka n'ibyiza bindi byinshi bimunezeza cyane n'ibyiza byinshi bimuneza cyane. Birangije bararyama. Uko buri gihe barangizaga gahunda bararyamaga bakaruhuka. Ubwa mbere bamweretse inzandiko za kera zabayeho zivuga ibisekuruza by'umwami wacu Yesu. Bakurikizaho kumwereka inzandiko zivuga ingorano z'abamwizeye n'icyo babikiwe. Bakurikizaho kumwereka kwiringira umwami igihe cyose umenye ubutumwa bwiza, ko umwami wacu atita ku makosa abeho mu gihe cyashize. Ikindi bamwereka ko Uwiteka yagiye abana n'ubwoko bwe bwagiye bumwiringira. Bamwereka Daniel mu rwobo rw'intare ko yarinzwe, bamwereka Sadraki, Meshaki na Abedenego mu muriro, bamwereka abantu benshi Imana yagiye ikiza, bityo ngo yizere uburinzi bw'Imana ko igihe bizaba ari ngombwa ko Imana izamukiza. Nyuma bamwereka yuko uko byagenda kose hari intwaro umwami yateguye tugomba gutwara muri urugamba zigadukiza ibitero by'umwanzi. Ibi nabyo barabimwereka. Barangije bararyama, maze ndota yuko bukeye ahaguruka ngo agende, maze bamusibiza undi munsi umwe bati, ejo ntihatagira urwokotsi tuzakwereka imisozi y'igikundiro izarushaho kuguhumuriza, kuko uri bugufi y'igihugu ushaka kujyamo kuruta ino. Arabyemera, arahasibira. Bukeye bamujyana hejuru y'inzu, bamutegeka kureba ikusi. Arahareba, yitegereza igihugu cyiza cy'imisozi myiza irimo ibikombe n'inzabibu n'ibiti by'amabo n'ibiti by'amoko yose byera imbuto ziribwa, irimo n'amasoko y'imigezi, n'igihugu cy'igikundiro cyinshi.
ababaza uko cyitwa. Baramusubiza ati kiriya gihugu cyitwa Imanuweli. Abagenzi bose bakundirwa kujyamo nk'uko bakundiwe kuza kuri uyu musozi. Nugerayo abungeri b'intama bahaba bazakwerekera kure irembo ry'ururembo rwo mu ijoro. Bamweretse ibya Imanuweli, bamusobanurira ibya Yesu, barongera bimusobanurira bimwe Pawulo yavuze ngo dukwiye kumenya urukundo rw'Imana kuruta uko rumenywa. Ati nugera kuri urukundo rw'Imana uko uzashobora kurwiga, noneho uzagenda ibitekerezo byawe bigere mu bwami bw'Imana. Reka mbabwire akamaro k'ibi ngibi. Iyo abana b'Imana bamaze kumenya iby'Imana neza bayikunze, ibitekerezo byabo biva ku by'iyi si bikegukira ibyo mu ijuru, ibyo mu gihugu cyo mu ijuru. Ibi bishoboka byonyine gusa iyo umuntu ari muri Yesu. Iyo umuntu atari muri Yesu, amaganya y'isi n'ibindi byose biraza bigatuma bimufunga amaso ku buryo aticyizera, akaba nk'uzapfa ejo, akama nka wa mwana twabonye munyepfa ati ubundi se ko mpfuye iri joro ibyo kuba umwami biramarira iki? Ariko kwiringira Yesu birenze ikindi kintu cyose watekereza. Kuba umukunzi we ukamenyana nawe ni ukuri, ni imbaraga ikomeye, ni umugisha uruta iyindi yose watekereza kuri iyi si. Ashaka kugenda baramwemerera, ariko baramubwira ati reka tubanze twongere tukujyane mu nzu y'intwaro. Bagezemo bamufureba ibyuma bimukingira, bahera ku mutwe bikageza ku birenge, bamuha intwaro kuko ahari yaterwa n'ababisha mu nzira. Noneho agiye kugenda aramubwira ati rero tuzi ko ugiye kuba wenyine, uvuye muri ino tsinda, ugiye gukomeza urugendo, nyura hano. Bamuha intwaro, aramubwira ati bizagenda gutya, nugera aha ngaha bimeze gutya uzakore gutya. Intwaro uti izindi ni ijambo ry'Imana. Nta rugamba rumwe uzahura narwo rutazabona igisubizo cyarwo mu ijambo ry'Imana. Nta rugamba uzahura narwo rutazatsinda amasengesho. Bamuha intwaro zose ngo kuva ku mutwe kugera ku birenge. Amaze guhabwa ibyo, asohokana n'izo nshuti ze ajya ku irembo, abaza wa mukumirizi yuko hari undi mugenzi wahanyuze. Umukumirizi aramusubiza ati nabonye umwe. Mukristo ati wamenye izina rye? Umukristo ati namubajije uko yitwa, ambwira ko yitwa Mwizerwa. Igihe yari ari kwa mukumirizi nibwo Mwizerwa yatambutse. Mwizerwa yatambutse hakiri ku manywa, we ntabwo bwari bwije yakomeza urugendo. Kwa mukumirizi hacumbika abantu bamwe mu nyumba nziza, hacumbika abantu bageze abijoro ryiriyeho, batagiye kumenya indyo n'imeso. Aba bantu bakeneye kujya mu matsinda kurenza abandi. Nubwo na Mwizerwa akeneye itsinda, ariko uyu muntu wamaze kuvanga ibintu utakiri kumenya icyo akora n'icyo yareka, akwiye kongera akicara mu itsinda, akigishwa, akigana n'abana b'Imana banditse by'ukuri kugira ngo akomeze urugendo. Bamwita Mwizerwa. Mukristo ati ndamuzi, dusangiye umudugudu, imihana yacu irafatanye, yaturutse aho navukiye. Kuri ubu se yabageze he? Mukumirizi ati kuri ubu aharageze mu gikombe. Mukristo ati mukumirizi mwiza, umwami abane nawe, akongerera imigisha myinshi kuko wangiriye neza. Maze aragenda. Ariko mwigengesero na mwubahamana na nyirarukundo na mwirinzi bashaka kumuherekeza ngo bamugeze mu gikombe. Nuko baragendana, bongera kuganira ku bya mbere, bagera aho umusozi utangira kumanuka. Mukristo arababwira ati nk'uko kuzamuka uyu musozi wari uruhije, ni nako kumanuka ugoye. Hano ndashaka umumve neza. Bavuye mu nyumba nziza, baramuherekeje b'abavandimwe, mwigengesero, mwirinzi, mwubahamana, nyarukundo. Noneho mwibuka ko ahantu hose twabonye yagiye azamuka rwa rugendo ruzamutse cyane kugera ageze ku musaraba. Ageze no ku musaraba yazamutse umusozi biruhanya kugeza ageze mu nyumba nziza. Noneho tugeze ahantu akwiye kumanuka. Bana b'Imana, iyo umuntu amaze kwakira ubuntu bw'Imana, amaze gusobanukirwa n'ibintu byera, amanuka umusozi bita ngo Kirero. Ngo uyu musozi yamanukaga ngo wari ugoye kumanuka nk'uko byamuje kuzamuka mwe yazamutse. Dushaka ko ahantu tuhumva neza uko n'ibikisho gisinyiye cyane cy'uyu munsi. Mwirinzi ego
nk'uko kuzamuka uyu musozi kwari kuruhije niko mbonye yuko no kumanuka ari kubi. Mwirinzi aramusubiza ati ni koko uvuze ukuri, kuko biruhije umuntu kumanuka mu gikombe cyitwa mwicisha bugufi nk'uko amanuka none nanyerera, niyo gituma tuguherekeza ngo tukugezeyo. Ahantu yari agiye kumanuka bahitaga mu gikombe cyitwa mwicisha bugufi. Bana b'Imana, muribuka Zakayo, muribuka Nikodemu, kumanuka umusozi twamaze kurira w'ubwirasi, w'icyubahiro, w'amashuri twize, w'imitungo dutunze, biragoye cyane, ariko tugomba kumanuka kuko hahirwa bicisha bugufi. Umwami wacu yicisha bugufi ku isi. Ntabwo umwuka wo kwishyira hejuru uri mu bana b'Imana, ni umwuka wo guca bugufi tukagira aho dusabira umugisha abaturenganya. Mu Kristo byose birangiye yagombaga kumanuka amapeti yose, akamanuka akajya hasi ya byose, guca bugufi, kumva yuko uri hanyuma y'abandi. Yesu yavuze neza ngo ushaka kuba imbere ajye hanyuma y'abandi. Mwirinze musubiza ati niko kuvuza ukuri koko, mwicisha bugufi nk'uko umanuka none nanyerera, nicyo gitumye tuguherekeza ngo tukugezeho. Nuko atangira kumanuka yitonze cyane, ariko ntiyabasha kwibuza kunyerera buke nka rimwe cyangwa kabiri. Maze ndota yuko ageze mu gikombe, bamuha umutsima n'icupa ry'amazi n'iseri ry'inzabibu zumye, basezeranaho aragenda. Hano ibya Mwirinzi, ibya Munyumba nziza tubisoreje ahangaha. Yinjiye mu gikombe cyamucisha bugufi. Tuzareba ubutaha kwicisha bugufi bigenda gute ku mwana w'Imana. Ni ibikibamo mu kwicisha bugufi. Ni izihe ntambara, ni izihe ngwano umwana w'Imana anyuramo mu gikombe cyo kwicisha bugufi. Bamuha icupa ry'amazi, baramusezera, baratandukana. Ntarasoza ndabibutsa Munyumba nziza ibyo yaboneyemo. Yahuriyemo n'ababwiriza nk'abamuryerye. Ababwiriza bavuga iby'Imana uko biri, batitaye ku ngaruka kandi bakavuga inzira banyuzemo. Ahuramo n'abanyarukundo, abantu urukundo rw'Imana rwasabye muri bo hatabamo intonganya, hatabamo kugira nabi, bifuza ko bahomba ibintu byose ariko basi bakagira mugenzi wabo neza. Hama abantu bamwirinze. Mwirinzi wirinda mu magambo avuga, mu byo arya, mu byo yambara, naho agenda n'ibyo akora. Hama bamwigengesera abadasobanukiwe n'ibintu kuko batabisobanukiwe, aho kugira ngo babizambye bagahitamo kwicecekera. Hama bamwubaha Imana, barya, banywa, bavuga, bakora, bagakora byose guhesha sawa umwijuru icyubahiro, Imana yabe icyubahiro. Ibi byose bigomba kuba mu mutima wa Kristo. Kandi Kristo akwiye kuba afite intwaro zose z'urugamba, amasengesho, kwiga ijambo ry'Imana, guhora yiteguye umuntu wese umushubije bijyanye no kwizera kwe. Tuzasubira mu gikombe cyamucisha bugufi. Mbifurije amahoro y'Imana. Mukomeze mudukurikire ku byigisho bitambutsa, mumye ko mutazahomba. Dusenga Imana. Karame Data wa Kristo kiranuka ahabwa icyubahiro. Tugushimiye ukuntu wabanye natwe. Ijambo rye ratambutse mu mbaraga nkeya cyane za kimuntu. Nyamara wasezeranye ko ukirisha abana bawe ubwibwiriza. Tabara Data, ukize ubwoko bwawe. Umugisha wawe ube kuri twebwe n'abumva ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu. Amen. Turazamuka tujya Yesu yaduteguriye, baguze umusaraba nimuze tujya Yesu yaduteguriye. Tuzarambagira ku kibaya cyo mu ijuru, twinjire mu marembo yo mu ijuru, bazatwakira duhabwa imyambaro na Yesu, tugaburirwe na Yesu. Yesu umwana w'Imana watambwe, sinshidikanya mu ijuru ni heza.